Yes, twongeye gushima Imana iduhaye umwanya kugaruka muri studio zacu. Navuga ko ari umugisha tugize kugaruka muri studio zacu nubwo bwije cyangwa handi bukeye. Tubahaye ikaze kugira ngo tuze kubana namwe mu mwanya muto tuza kumara mu kiganiro. Nkuko mwabibonye rero tugiye kuganira n'umutumirwa wacu, twabyise ngo ni insanganyamatsiko tugiye kuganiraho twayise ngo ni imboni z'umutumirwa muri media mu matorero. Twibaza niba ari igisubizo cyangwa ari ikibazo. Turaza kubiganira mu buryo burambuye tubive mu mboni ziwe, tukaba tubahaye ikaze abo tugiye kubana muri kino kiganiro kugira ngo Imana ibahe umugisha. Turabakiraho muri hose, aho muherereye hose ku isi, kugira ngo tuze kubana namwe. Ntekereza ko tuzagira umwanya mwiza w'umugisha kugira ngo tuganire amagambo atwubaka. Media ni igisubizo cyangwa media ni ikibazo mu itorero. Turaza kubiganiraho n'umukozi w'Imana ko bivuga gutyo. Mu yandi magambo akora umurimo wo kuri social media cyane, akunda kugaragara cyane akaba n'umukristo. Araza kutubwira mu mboni ziwe uko abona ibintu. Reka rero tubakire mwese aho muherereye ku isi kugira ngo tubashe kubana namwe muri kino kiganiro. Reka twiragize Imana ise kutuyobora muri kino kiganiro kugira ngo ubwiza bw'Imana buze kubana natwe. Data twese uri mu ijuru turagushimiye, tugushimiye kubwa kano kanya keza duhaye kugira ngo tuganire, twungurane ubwenge n'ibitekerezo kugira ngo tubashe kwigisha no gutanga inama hirya no hino ku isi. Imana, tuguhaye icubahiro ko waturinze aho twiriwe hose, n'abandi babyutse Mana ukaba warinze ijoro ryose ritambutse. Ushimwe kandi uhabwe icubahiro. Tugiye kujya mu kiganiro Mwami w'abami, kuduha ubwenge n'ishurirwa ryawe Mana. Mwuka w'Imana tuyobore, ntaba ari twe Mana, ahubwo ari wowe tuyobora Mana muri byose. Abatweretse bagiye gutega amatwi badukurikirana Mana ubaho umugisha. Ufata umwanya akaba yaragize icyo akora kubwica no Mwami Imana umuhe umugisha kandi umugire neza Mwami. Tuguhaye kaze kugira ngo uze kutuyobora muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karibu rero umukozi w'Imana, ndagira ngo uze kwibwira abantu bakubonye bwa mbere, nubwo atari ubwa mbere ugaragaye kuri ino channel yacu, ariko reka tusabe wibwira abantu wenda bashaka kuba barakoze subscribe wenda nyuma yawe barahavuye kugira ngo baze kukumenya. Karibu. Ijambo rihindura ribeshaho. Ciao. Zankunda kubifofuzinga sinzi impamvu. Ari umuntu ngo rirerire cyane ngo tuzorihindure. Ntabwo ari rirerire cyane, gusa nuko ari iribesha ari ni irihindura byose. Dico kibi. Nitwa Munezero Gaston Irunga, amazina asanzwe yanjye, ariko abenshi banzi ku izina rya Teresia wa Yesu, abandi kuri Ludovic umugabo gito, abandi kuri Turino. So ayo niyo mazina yanjye. Nkaba ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mberereye mu muhana witwa Iowa, no mujyi witwa Des Moines. Niho ndi kubarizwa. Ngira ngo nuko ndabibwiye. Nkaba mfite cyane yitwa Turino, nazi nkorera ibikorwa, ariko bari banzi kuri Teresia wa Yesu. Yego. Rero turakwakiriye, Imana iguhe umugisha. Twishimiye kuba watwemerera ubutumire bwacu. Ndabizi ko biba bitoroshe kubw'impamvu z'imyanya y'inahanga, ariko kandi
umwanya tuba tubonye tugomba kuwubyaza amahirwe. Mu minsi ishize twari tuganira n'abantu benshi batandukanye b'ingeri nyinshi zitandukanye ku ntambara zigenda zigaragara kuri social media. Noneho tukabona abantu benshi baragenda bakomereka mu buryo bumwe n'ubundi bitewe n'ibyo social media igenda ibavugaho cyangwa se intambara zibagabwaho bitewe n'amagambo abantu bagenda bavuga kuri izi social media. Noneho tugasanga no mu matorero naho bikaba byaramaze kuhagera. Tukibaza tuti se izi social media izi platform abantu baba bakoreraho ko byageze mu matorero ni igisubizo cyangwa ni ikibazo cyabaye mu matorero, kuko usigaye ubona abantu basigaye bagira ubwoba agiye kujya wenda nko kuvuga ku gatuti akaba yabanza kwigengesera akavuga ati sinamenya iryo ngiye kuvuga. Nta bwa bwisanzure bukiba mu ikanisa. Hakaba n'abandi babaye ba mamfu, ikimuje cyose akivugamo akajya kwisanga iri, ugasanga atayibaba, usanga byabaye ibintu bikomeye cyane. Ndibaza nese iyi social media ni igisubizo, kuko ubundi byaje ari ibintu byiza byoroshe gutanga message kandi ikagera kure birenze aho duhagaze cyangwa birenze imfuruka z'icumba cyangwa urusengero tuba turimo, kugira ngo ubutumwa busohoke bugere hirya no hino ku isi mu buryo bwihuse kandi kuri benshi. Ariko kandi tukabona harimo n'ibintu byinshi byabikorerwamo bigera kandi kuri ba bantu benshi mu buryo bituma abantu batabivugaho rumwe, ugasanga benshi birabakomeretsa. Ndagira ngo rero tuze kubiganiraho mu mboni zawe, turebe ese koko tubanze twibaze kino kibazo social media ubundi ciza cyayo mu itorero ni ikihe, cyane cyane we ufite experience, wewe uzimazeho igihe kandi warahakoreye cyane kandi n'ubu uracyahakorera cyane, uhamaze iminsi. Izi ntambara mu mboni zawe, iyi social media ku itorero tubanze turebe mu buryo buri positif, ni byiza? Ese ibyiza byayo ni ibihe? Hanyuma tuze kwibaza n'ikibi n'ibyo byaba bikorerwamo mu buryo butari bwiza, tuze kubivuza. Murakoze, bahaye umwanya. Umunyamakuru urakoze. Reka ngushimire. N'ikibazo cyangwa se guhitamo kuri analyse nziza, kandi iyo umuntu aza guhitamo ikintu abantu bari buganireho, ureba igiteje ikibazo cyangwa icyozanira abantu akamaro, mu gihe wogikuraho cyangwa wogishiraho. Ndabisobanura. Burya umuhanga mu miturire cyangwa mu budandaza, reka mvuge mu budandaza, azagera ahantu akavuga ngo aha hantu niki kibura, yabona ubukene buri aho hantu akamenya icyo yohazana kuhadandaza cyangwa se cyatuma hatura. Nawe wazanye ikintu gifite dusa nk'abafitiye ubukene mu matorero, ndetse biriretinga amatorero n'ubuzima bwo hanze, ariyo social media, cyangwa se umugozi ushweka ibiri mu itorero n'ibiri hanze y'itorero. Cyambere, social media ni iki? Social media ni uburyo bwo kusakaza amakuru n'amashusho, kuyageza kure, mu buryo bw'iterambere, ku byo twita amarezo sosiyo cyangwa se imbuga nkoranyambaga. Yes, yego. ni imbuga nkoranyambaga zidufasha kwihutisha ubutumwa cyangwa se kugurukana ubutumwa mu buryo bworoshye tukabubonera rimwe. Nk'uko nguko turi aha ngaha, abantu bakaba bari kudukurikira bari ku migabane itandukanye icyarimwe mu mwanya umwe, tutarinze tuvuga ngo tujeyo cyangwa tuzobaza coding bigende. Hari igihe biba ibyo kuri codinga, hari igihe simbisobanura, sinizeye ibintu bya IT kandi sindi umuhanga wabyo, ariko mu buryo bwumvikana social media ni uburyo bugezweho bwo kugurukanisha ubutumwa cyangwa kwegereza abantu ubutumwa cyangwa gushikiriza abantu ubutumwa mu buryo bwihuse kandi bwa hafi. Ariko binjana ku muririmbyi umwe waririmbye, niba ari korali yaririmbye ngo Afurika yacu yari nziza, ngo ariko abantu barayanduje. Ngo ari umugabane nk'indi migabane, ngo ariko abantu barayanduje. Rero social media yacu yari nziza ariko abantu bayigize mbi. Reka tubaze turebe, wavuze tubaze turebe ku buryo ari nziza cyayo. Yego, nziza cyayo. Ibyiza bya social media nuko iconnectinga abantu mu buryo bwihuse
kandi bw'ukuri nk'uko turi kuvugana ntiwombeshe. Kera bagaza bafata urwandiko bakandika bagaha umuntu akajana agafata urugenzi igihe azoshikira, yoshika no mu nzira akaruhindura, yoshika mu nzira rukanyagirwa, wotakara. Hari ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko izi mbuga nkoranyambaga ni uburyo buhuza abantu mu buryo bwagutse no mu buryo bwihuse kandi bwiza bw'ikoranabuhanga. Uti gute? Hari uburyo bwa direct umuntu umwe ku wundi, hakaba n'uburyo bubahuza mwese. Amanama ku isi akomeye arakorerwa kuri social media no mu miryango. Ubu nyine ndagira ngo nta famille itakigira urubuga rwabo, nta groupe itakigira urubuga rwabo. Yewe nakubwira gute, ibintu byose ni imbuga gusa, ni imbuga. Haje za abantu bazagira ngo social media kubera bamenyereye YouTube gusa. Telefone ni social media, WhatsApp, izi za TikTok, izi za Instagram, izi za Space cyangwa se za X zahoze ari za Twitter, yahoze ari X yahoze ari Twitter n'ibindi za Telegram. Hari ibindi byigeze kugerwaho ngo ni ibyo byagaza binsetsa cyane kandi nari mbishishikayemo, bitwa ngo ni house party bagaza bamupfa kwinjira ukamwinjirana abantu iyo yari ikinze. Ibyo bitindigasa n'ibindi byiza bagaza yinjira ugasanga nka groupe y'abantu, wasanga utabaza ukavamo ukinjira, wapfaga kuba ufite iyo house party. Igihe cya corona cyane yafashije abantu kuba uturegerege. Hanyuma rero ibyo byose mvuze n'ibindi ntavuze muzi n'ibindi abandi bandusha niyo social media. Icyo umuzungu yayishyiriyeho cyangwa babitekereje, sinzi niba ari abazungu gusa babishizeho. Ndatekereza ko papasi yabo kwari kugira ngo icya mbere bacuruze, bakora ibyashara nyine amasoftware nyine arimo izo porogaramu za communication. Icya kabiri communication yorohera abantu n'uburyo nyine bwo ku networking n'abantu bari kure mu buryo bw'ikoranabuhanga bugezweho bwa ICT cyangwa se bwa murandasi. Ariko bikaba byiza ko kubona abantu utumva ijwi ry'umuntu, ushobora kumvira umuntu direct, ushobora guhuza umuntu gutubwiranya urubanza nawe tugashaka umuntu uri muri Australia ngo dukize n'uguhita tumwadingaho. Reba nk'ubu buryo bugezweho bwo gukora studio. Ubu ngubu tundimo, ubundi wajaga waripangaga ukaja kuri televiziyo ukafata umwanya ukagijayo, ariko there is no need, urakorera aho uri hose ukabasha kuganiriza abantu. Ni ibyiza byinshi, ni byinshi cyane. Ikindi biha abantu, byazaniye abantu, si ba nyiri kubikora gusa, byazaniye n'abantu amafaranga, byazaniye abantu akazi. Si abazungu gusa, si abari mu yindi migabane gusa, umuntu ushoboye wese ni inyanja. Buriya nkunda abahungu b'abanyarwanda twiganye muri kaminuza, twakoranye kuri Sarusi. Hari uwitwa Gentil Gideon n'abari abantuze bose twarakoranye kuri Sarusi, abitwa ba Gentil Gideon, abitwa ba Naidi Mwanafunzi. Bagiye bagira ibinyamakuru byabo. Hari umwe wagize ngo inyanja twogamo. Inyanja twogamo ryo zina ndikunda cyane. Inyanja twogamo ni ukuvuga ngo iyi nyanja twogamo umuntu arashobora kuroba igiti, undi akaroba urufi, undi akaroba barene, undi akaroba ingona. Mu nyanja haba harimo ibintu byinshi. Iyi social media jenza nyita nk'inyanja twogamo. Ubundi niko nzanyita iyo nagiye ku binyamakuru. Urashobora koga ukazika, yani ugacubira. Urashobora koga ukagera ku nkombe, urashobora koga aho ushoboye, urashobora koga ugatora icyo ushaka, ukaroba icyo ushaka. Kandi mu nyanja haba harimo ibyiza, haba harimo n'ibibi. Harimo ibitinditindi, imyanda yose yavuye epfo na ruguru, ariko hari ahandi hari amazi meza ndakeka, kandi inyanja ni nziza. Ariko social media ntabwo yaremewe kugira ngo abantu bayikoreshe nabi. Ni twebwe twazanye amaporogaramu yo mu mitwe yacu, ugasanga abantu barayikanze kuko ari ikintu kidafite rutangira, kidafite igaruriro. Buri wese afite muri telefone ye, buri wese afite muri televiziyo ye, buri wese afite muri iPad ye, buri wese. Ubu abantu bose babaye abanyapolitike, buri abantu bose babaye abanyamakuru, abantu bose babaye gutukana, abantu bose babaye none ukwadukira biza no. Ni byiza cyane
social media no mu ikanisa kugira ngo abantu bakurikirane zira televiziyo ndazikunda n'utahari n'utateranya bashe guterana ariko afite uburyo bwa telefone afite network ye cyangwa se wifi ye ari ahantu kure hari abantu baza baterana ndetse bakohereza isadaka kuri niba nabyita kuri social media kuri M-Pesa yego ku konti y'amakanisa bateraniramo bakohereza ushobora gufashwa n'ijambo ryavugiwe muri Afurika ndi hano ushobora gufashwa n'ijambo ryavugiwe muri Australia ushobora guteranira mu makanisa hafi ya yose nzi ku migabane yose icyarimwe nava kuri iri ngaja kuri iri nava kuri iri ngaja kuri iri kabasha guterana ariko mu gihe kera umuntu yabaga yaho yateraniye naho ukazasigara wumva ngo batubwira ijambo mu mukutano umwe utabasha kurikurikirana ubwo hari indirimbo ngo yaririmbye ahantu hamwe ariko ubu byaratwegeranyije ni kwa kundaga numva ngo isi bizogera ngo ibe mu kiganza ukayobe gukunza isi bazoyishira mu kiganza ariko isi dore tuyifite mu ntoki ni telefone nigeze twiga mu 2004 na gatanu twiga ekonomi batubwira ngo isi zoba umudugudu isi zoba mu maboko tukayoberwa uko bizogenda ugatekereza isi se bazoyihombanya bayegeranye bizagenda ariko byarasohoye nyine isi tuyifite mu ntoki ikintu cyakorewe ahantu ahariho hose ubu urahahira ndahaha muri Amazon ku rugero hano muri Amerika iyo ndebye ikintu kacifuza bitaje kuri Amazon ngapacesinga kikansanga na munondi ngahaha nicaye mu nzu iyo ushaka gutuma ikintu muri Afurika mbwira mu kagashira kuri gahita kisanga ivyo ni byiza bya social media ivyo ni byiza byitumanaho ivyo ni byiza byikoranabuhanga ariko ndatekereza ko wazanye ibintu bya social media arebye ibikorerwaho ubu nyine arebye makimbirana hari arebye ibihakorerwa yorira akabisubizayo kuko yabaye isibaniro ry'urukozasoni yabaye isibaniro bamwe barahacururiza abandi barahamburirwa abandi barahapfira kubwire gute sindaje mu bibi wenda nuko ibibi ari byinshi ko ndamakera nsimba ariko ibyiza byo nta n'uwo byibazaho nta n'uwo bitekerezaho cyane birahari kandi biragaragara ariko ibyiza kujya biri muri social media biri muri twebwe tugaburira social media bambi bitewe n'ibyo twayigaburiye twebwe ibyavuye muri aka kanwa ka Gaston nibyo bituma social media ibambi ariko social media yaje ari ikintu ari uburyo bwo korohereza abantu nkuko mvuye kubisobanura no kubafasha kwihutisha no koroshya ibintu bya hato na hato by'ingendo cyangwa se byo kuba uri byo gukora niba ari nabyita single work cyangwa se kubikora mu buryo buri archaïque cyangwa se bwa kera uburyo bw'ikoranabuhanga bworoshe bwo kugira gute bwo kuba muri hamwe kandi muri ahantu hatandukanye yego so ndumva ibyo ari byo byiza bya social media cyane bihuza abavandimwe bihuza abantu byorosha itumanaho byorosha iterambere mu buryo bwose bushoboka yego tugarutse ku itorero ndavuga cyane nanjye wenda mu ncamake turi kuganira nk'uko wari ubivuze iyi social media ni igikoresho cyiza cyorosha gutanga ubutumwa kandi bukagera kuri benshi mu mwanya wihuse mu gihe ugereye abantu bose mu gihe kimwe mu buryo bwinshi kandi mu mpande zose zitandukanye. Cya kabiri, kera ntekereza ko mu minsi yashize abantu basohoraga indirimbo kuri bande kaseti. Akenshi icyo gihe hari igihe amabande yafatwaga mu maradiyo imigozi yacitse, sinzi niba yarigeze gufata bande kagagozi kayo ukaba wagateranya n'umuyenzi. Yageze kuvaho tubivaho tujya ku mase mu gitero cacikiye muri ka kandi kacitse, mugahita mufata umuyenzi mugafatishaho kugira ngo muze kumva ya ndirimbo yose uko yakabaye. Cyangwa umuntu wakoze muri ka kagozi ugasanga ikibazo cabaye, indirimbo ngo yagize ikibazo, turahava tuja kuri diskete zigira amayerere,
mwaje kuririmba nka korari mukavuga ngo sente yanze gusoma disikete mubivaho baja kuri cd wayikoraho ngo yagize scratch tubivaho tuja kuri ndavuga hese kuri za manyeto urabona bya bikasete na flash yagiyemo virusi none ubu nyine bigeze kuri live recording ku buryo umuntu asigaye akora indirimbo bakarikodinga live nyuma bagahita bauploadinga indirimbo ntigisaba ngo ufite CD ntigisaba ngo ufite kasete uhita uyibona kuri social media cyangwa se ukayibona kuri YouTube cyangwa ukayibona kuri ziriya mbuga zose bacuruzaho indirimbo. Urumva rero ibyo ni ibyiza bya social media byatworohereje kubera internet, kubera uburyo isi yabaye umudugudu mu buryo bwihutisha ibintu byose dukora. N'ijambo ry'Imana nuko ijambo ryagufashije cyangwa wacitswe cyangwa utagize umwanya wo kuja mu materaniro ubasha guterana bitewe n'itoro ryawe aho riba ribarizwa kuri social media, ukaba wacuzinga aho uza guteranira kandi ukaba mu materaniro kubera impamvu z'akazi. Ariko kandi reka dusubire wenda turebe hari ijambo ryiza uvuze, uravuga ngo izi social media ni nziza n'uwaziteguye aziteguriye mu buryo bwiza, ariko kandi abantu nitwe twazishe bitewe n'ibiduturukamo tukabishiraho. Ndagira ngo tuze kwibaza buriya hari umuntu wigeze kuvuga ngo baramubajije ngo niki cyotuma isi isubira mu mahoro ya kera yahozemo. Aravuga ngo kugira ngo isi igire amahoro yahozeho na wa mutekano n'abantu bagatuza, mu kintu cya mbere nuko ukuraho ifaranga, icya kabiri ugakuraho interineti. Ukuyeho interineti ngo abantu baba nk'abatuza bakaba bagira amahoro muri bo, ni kubyumvire yo niko yabivugaga, kubera ko urabona iterambere ryose iyi interineti irakora ibintu byose bishoboka ku isi kuri none. Aho ifaranga n'iz'abantu bazira, nicyo abantu bapfa, niyo nda niyo kini, nizo ntambara zigenda zivuka. None tuze kwibaza none sizi ntambara za social media zigeze mu matorero ziterwa n'iki? Hanyuma tuze kureba mu ncamake, tubonye ibyiza byabyo, tuze kureba ibibi byabyo, none tumenye ukuntu abantu bashobora kubyirinda. Yego. Urakoze cyane Eric umunyamakuru. Mu by'ukuri intambara njyewe ngiye kuvuga ngo intambara ngo zatangizwe ariko hari social media twaba twirengagije, twaba tubeshemo gatoya gusa. Social media yaje ari kikiguruguru, noneho abantu kirabatwika kirabakongeza, ariko no mu matorero hahozemo intambara. Habe n'usoma Bibiliya, Yohana inzi Bibiliya bukeya ariko uko nshoboye natanga ama reference n'ubundi turi mu ijambo ry'Imana niko mbikeka. Yego. Kandi buri abantu bazi ngo sindi umukozi w'Imana, nabonye nawe ubivugusha nko guseka, ariko ndi umukozi. Narivuze kubera akazi mukora kiriya mikino yindi mukora. Yego, niyo mpamvu tuzi ko hari intumwa Yesu yakuye kuroba, nanone barabana ariko zikaza ziguma zikanaroba bari kumwe, n'igihe yagiye n'igihe yagarutse agasanga ko bararoba. Hari izindi zarababaje bagaza biba ngombwa ari abavuzi baruka n'ubundi bakomeje ngira ngo bavura, ntabageze intumwa zikomereka ngo areke kumushiraho ibande. Nubura n'ubuzi. Hari n'igihe Yesu yabuze umusoro atuma Petero kuja kuroba ifi kubera ko wari umwuga wiwe. Nibyo navuze. Narivuze hari ahantu tubona intambara muri Yohana sinzi. Nahamenye hari ahantu naringiye kuvuga ngo intambara ntizibaye none kuri social media. No mu gihe cya kera cyane muri Bibiliya twumva intambara mu matorero. Hari igihe umugabo witwa Yohana yari ku kaga ka Patimo ngo hari ku munsi w'Uwiteka, noneho ngo yumva ijwi rimubwira ngo Yohana ahindukira kandi ibyo ubona ubyandike. Abona ibitereko by'amatabaza 7
ariyo makanisa 7 yo muri Aziya, Sumuri na Perugamu, Sarudi na Laodikia na Philadelphia na za Tuatira. Sinibuka itorero rimwe umwuka muge ngo wandike ngo hari ababagwanya biyita ko ari abakozi b'Imana ngo ariko bahambara aho ngaho. Urumva yo kugwanya umurimo ngo ndetse iyo tubivye bimwe baza bagenda bagira izindi nyigisho zo guhanagura ibyo umwuka yabigishe cyangwa se intumwa zigishije. Itorero ryagiye rigira intambara, niba hari ikintu cyagizega n'intambara ku isi ni itorero. N'izi ntambara nyinshi ziri ku isi zihera mu matorero. N'uyu munsi mu matorero ari intambara, ariko izi ngizo wenda ko ndavuga mu buryo bwagutse ku isi cyangwa by'amakominote, ariko hano tuvuge no mu makominote yacu y'abanyamurenge, abanyarwanda, abarundi, reka ariyo tuvuga ko nibo n'ubundi bakurikira. Social media yashegeshe yaraje, noneho isanga za ntambara zari sanzwe, noneho nayo bamwe bahindura utuyayo, abandi bahindura abanyendambi, abandi bahindura abacuruzi kanisa, abandi bahindura ibisambo, abandi bagira ibimeme baraceceka barumirwa. Nza nkunda kuvuga ngo abanyabwenge baracecetse, social media yarabacecekesheje. Abavuga wenda naje ngandimo bamenye ko twawe ariko abanyabwenge benshi baracecetse. Abavuga ni bande? Abavuga n'abantu baze bitinyutse, baravuga mu buryo butandukanye. Hari abitinyutse baza gukubitira ikinyoma hakubuye cyangwa kwirukana abo bandi, ariko hari n'abandi bigize uko batakagombye kuba. Yego, ariko buriya aba intellectuel benshi baracecetse kubera social media. No mu itorero ndakeka ko hari abantu bamwe batakivuga kuko hari abahawe batamitswe ijambo na social media. Nabivuze, social media iyo ni igikoresho dukoresha, iza tools, ni tools. Icyo tugihuhamo kibimba bitewe n'umwuka twahushemo, kinuka bitewe n'icyo twagikoreyeho. Uranyumva? Yego, abadukurikiye baranyumva. Yego, barakumva. Uburyo ugitreatinga ni ikintu dufate ikintu kimeze nka plastic. Uko ushaka kukigira, nushaka kugitanura, nushaka kugihwanya, nushaka kugishanyura, nushaka kugishiraho umusaya, nushaka kucezuka kigira cyiza kikaba igikoresho woshira hara nk'umutako, woshira hara kikakugirira umumaro, kikagira n'abandi umumaro bakibona cyangwa wese bakigusangana. Ariko yabaye mbi bitewe n'iki? Abantu ntibayisobanukiwe, bagize ko baherewe ijambo ryo kuvuga, ryo kugaragaza amakaragiteri yabo. Noneho ikindi tigira gapinisho. Nigeze kumva mu Rwanda niho bigeze no mu Bugande gushaka kubafunga abantu bazoza bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi, ariko ntagaruriro. Ariko no biri gukorwa mu Rwanda, bari gufunga abantu bakoresha social media nabi, ariko kandi n'amategeko. Hari ibintu bimwe zatakaye, hari nabiga, hari wenda nka crimes bakora, ariko nanone hari ibindi bintu by'umuco byatakaye kandi nko mu Rwanda batakoraga. Ejo bundi mberuka kubona nk'abakobwa kamabajari bakavuga ibintu by'urukoza soni, ntabasha no gusubiramo pe. Umuntu akazavuga ibintu batsindaga bya kirazira na kikaziririzwa. Kubera iki? Kera ntiyabonaga aho bivugira, kandi iyo yabivugaga yabibwiraga abo bari kumwe babiri cyangwa umwe, ariko ubu barabibwira isi yose. Ararara yabivuze ako kanya tukabimenya. Kera baharibije abana ibihumbi. Yego, cyo ni ikibazo kabisa. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hafumutse, niba ari hejuru y'ijuru hafumutse, ushobora gutonyangiriza umutonyi ukaba wanduje sosiyete yose, ikirere cyose cyangwa sosiyete yose, ku ijambo rimwe gusubiza. Urumva byafashe indi ntera. Social media simbi, YouTube simbi. YouTube ikayivugiraho ibyiza.
WhatsApp nuko, ariko uzi ama video y'urukozasoni y'abagore bambaye ubusa n'abagabo bikinisha n'abagore bikinisha n'abandi basambana bigenda tubona ku mbuga bohereza ibintu byacitse, ibintu nta kintu kikiri ibanga, ibintu byose byagiye ku mugaragaro hazarani, kandi bajya mu matorero ari abakristo. no reka nkubaze, usibye ni bande twokwita abapagani? Nuko nyine mu mico yacu nta muntu baza bita umupagani nyine ngo bihe. Mwari mwabona video y'umusinzi se uri gukora ayo manyambwa? Ntawe. Abasinzi nibo twita abapagani, kuko niba kunywa inzoga bitemewe kandi no gusinda ari icyaha, twita tugukorera nk'umupagani. Reka mvuge kuko ari bo mbonye example speak. Harimo abona bari kohereza ubusa bwabo basinze? No. Bantu babasinze abenshi ntabwo mu itorero usanga unakurikiranye bafite n'imirimo mu matorero. Abandi ni bari twita imfurakazi n'abandi twitaga imfura. Abandi ni ababyeyi b'imiryango bafite abana n'abagore. Abandi ni abapapa. Abandi ni abapapa bafite ababyeyi n'abana. Abandi bagombaga yego nakumva. Hari umuntu wari umpamagariyemo uranya bikoresha. Rero social media yabaye abantu ntibari kwisobanukirwa, akaba ariyo batuka. Social media ni igikoresho. Abantu social media ni content, bayita container. Noneho abantu ni kirimo, ni twebwe tuyigaburira. Icyo tuyigaburira nicyo usanga kuri social media. Nitwe twanduye, nitwe burozi. Niko kuvuga ngo akakaveri karafasha gutwara uburozi nije kuroga Eric. Havuga ati teremusi iranshuhiriza iki cyayi kirimo uburozi nije kuroga runaka. Cyangwa arakanutwaramo acide ije kushaburira runaka. Social media simbi. Reka tuje no muri social media barumbaje mu ikanisa. Yari nziza pe gusakaza ubutumwa mu buryo bworoshe. Ubuntu ukibona abapasiteri bavuga ngo tugiye ku mistari. Kera baje ku mistari bakavuga ngo tugiye ku mistari tugende tubwiriza ubutumwa bwiza. Bakagenda bakabwiriza abantu baraho gusa. Abandi bakazabujana nabo bakabujana ahandi bikagora. Social media ije igiterane kirabera Arizona, abantu bari mu Minembwe bakabikurikirana. Igiterane kirabera mu Minembwe, twagikurikirana turi hano uwo munsi le même jour, which is good. Tugahita tumenya habwirije runaka bari bambaye gutya, banafashijwe, ubutumwa bukagera kuri bose. Ariko kubera iki abantu ataruko, kubera iki batagenda ngo babikoreho ibyakogwaga kera hataraza social media? Hari ibintu byiyongereye muri Bibiliya. Ndatanga ingero zo muri Bibiliya. Haravuga ngo hazaza ibihe birusha. Abantu birarira, bakunda banga babo, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Muzamubwira ngo ni ibihe, kandi muzamubwira ngo bazobikorera hanze ho bahoraga babikorera n'ubundi abapagani bakorera hanze. Ariko ibyo byavugaga nabari mu ikanisa mu itorero. Ibihe birusha ibintu bibinti bizoba ku bantu bo hanze, bizoba ku bantu bo mu itorero, kubera ko mu itorero niho bavugaga. Niho turi mu gusanga abantu bavuga nonsense. Ndabisubiyemo. Umuntu akaja mu ikanisa akavuga ubusa, umuntu akavuga amakuru ye. Ubu nye bari mu kubwiriza ibintu by'amakuru yabo n'amahistware yabo, akarinda arangiza icyigisho atavuze igipande habe na kimwe, atirefe ku ijambo ry'Imana. Ako mugabwa Bibiliya izibeshe yaravuze ngo ari igihe kimwe ijambo neno ritayisha, ijambo rizohagarara. Bazaba n'inzara yo kubura ijambo. Umuntu asigaye abwiriza, yasoma ibipande bibiri abantu bakavuga n'abakristo bakavuga ngo bararusha, bagakenera amastori. Narababwiye ngo muzonsange dukore comedy gaje nahisemo.
komedi yindi iri nyayo stand up comedy iri ku gatutu bunyine ubu iri ku gatutu ugasanga utayitanze nticisho nticimvikana. reka nkubwire wansembuje wa mugabo kera hatari kera hanze cyangwa kera ubundi no kuvugira betize kuri Rutari wagiraga ngo urahapfira hako Rutari zuba rero zirareka kuba Rutari za fake gute umuntu avuga ngo kwikanisa rya Eric tiba kivuga ngo ikanisa ngo ku rusengero rwo kwa Eric ngo kwande urusengero rwo kwande iryo jambo kwanza ngengyanga kubi kandi muri ko birivuga ngo ingeso z'abakristo benshi ziheza benshi hanze kuko urwandiko rusomwa n'abantu bose kandi ingeso z'abakristo benshi zishobora kwinjiza benshi ubu nyine abantu baheze hanze kubera ingeso z'abakristo bamwe bari mu ikanisa itwaciye ibintu by'Imana amazi kandi Imana itubabarire ahubwo mfite n'ubwoba je sinzi impamvu mvuze aya majambo uziki kanisa dusigaye turijamo gusa formalite gusa kugira ngo twuze umuhango batabona ko nasize gusa ntakiza ndi muhira abantu gusa bakajya kandi n'ahantu hose utambwira abakristo babandi bukuri ni bake saka waje iyi social media nyine abantu bahawe ubuhuru habaye ubuhuru muri kanisa uruhe rwa libertinage ubundi muri kanisa hari ahantu ho gutinya ho gucecekera utavugira icyo ubonye cyose utavuga ikidahabanye n'ijambo ry'Imana ni hahandi ho kwitwararika ubundi umushumba ni ukwiriye kuvuga gusa ariko unyuze umuhungu utatinya kwa kapasiteri ngo zana mikoro hari umwe bamubwiye ngo gabanya isukari ibaza umushumba ugatuti barakinira wambutse mwana bakakubita amaheneka ngo ni umwuka ngo ntituzatinya jewe mfite igihe cyo gukora ucyo koze nawe ubisembuje ucambuzi cyangwa se kubwi nzabivuga bira bintu byose twarabyakiriye turabiregitimiza biba legitime ubu nta ukivuga iyo uvuze bakwita umurozi iyo uvuze barakujana guke urinde kuravuga kandi wewe ibintu abantu barahindukiye uri umunebwe itorero ntiryagiye ariko muzorebe neza umuntu arahaguruka ubundi mu ikanisa pasiteri ni ugomba kuvuga ubu kuri eri kubera iki n'abantu bagasakuza mu ikanisa niho bagiye niyo mpamvu umuntu aturukira yahagurutse yagera ku gatuti yagera kuri Rutari akivugira ibyo ashaka ibintu bihavugirwa biteye isoni sinanabisubiramo ibintu bihakorerwa biteye isoni hariya hari ahera ahantu hejejwe je ndibuka tukira abana ndabagize ubwera no kuri Rutari hateraga ubwoba kuhagarara ukazujugu ubundi abakristo nukuza pasiteri akagabura ijambo bakaririmba ariko umuntu agaturukiriya ubundi kubera ko abantu batakigira porogaramu y'amateraniro irahaba nuko wenda abantu benshi bagize nka freedom yo gukora icyo bashaka mu itorero cyane cyane noneho nk'ubu ngubu biri ku mbuga nkoranyambaga ugasanga umuntu aritokeje yavuze ibitari ngombwa komantere zitari ngombwa ngwirira kandi kazarya abantu urabona ibingibi bakora ngo akabiri ngo gatatu ngo kane izira ni business ntabwo ari ugushaka Imana nta nubwo ari ubutumwa bababwiriza ni gute badasohoka ngo baje gukora amakrusede babwiriza abanyabyaha baje mu tubari baje mu magereza baje hehe baje mu banyamahanga bataza gakiza ariko bagahora baje mu kabiri bonyine kuri bonyine mu gatatu cyangwa tuzadusenga gusa itorero ni business nowadays amatorero menshi it's a business kuko umuntu nemera none se urashaka gukora gahunda zo mu mibyizi y'amateraniro asanzwe yo mu itorero amaziki si kimwe nayo ku cyumweru se ni gahunda zabo z'itorero gahunda zo ku cyumweru bagire gute babwirize bayobora itorero bakomeze kubwiriza abakristo kugira ngo babarere kugira ngo bagere ku kigero kizima wenda Kristo ashaka ko bageraho none se we uzurera badakurukarira bataje imbere
ubwo ubundi kuvuga ubutumwa nuko itorero ryohaba simvuga ngo bazograduating ngo bavuge ngo barangije ngo ubukristo ngo ngiye diplome ariko niba bakeneye kongera iminsi y'imibyizi nibagende babwirize n'abandi bagere no kubandi Yesu niyo misiyo nyine yasize ngo mugende ntabwo yavuze ngo muguma mubabwirize nibemera harya rero mu materaniro niho batangira kwigisha babandi nyine baje kuko niho bigira no gutegura abaje hanze gusohoka amaze gusohoka banga nanga ureke habe no muri biraza avuga ngo abaminurije guhindurira benshi kuri Kristo nibo bazambira abagize gute none wowe uzogira abakristo 100 bahora ari 100 uzubahoramo ubajane mu kabiri ubajane mu gatatu ubajane mu kane ubajane mu gatanu n'iyingo bajanemo utagenda ngo uricinga abandi abo bandi nabo wabwiriza ngo gende baricinga abandi mbwira iciciro itorero rimwe rimaze gusohora cy'aba graduates kugira ngo baje kubwiriza hanze hari amatora agenda asora abamisiyoneri agenda bakoramo umurimo kugira ngo babashe kubakura ku rwego rumwe bajya ku rundi rwego wenda ni rimwe mu ijana ariko iyo tureba ubu nyine amatorero turi kubaka amatorero turimo tudahishanye ngo nuko ngo ntawe ukibukoma rutenderi ngo nukurya ingoma amenyo nubivuga umunebwe umurozi umuki bagutuke wowe urinde bavuga twebwe turi abanyamakuru tuzaducambura ibyo tubona ubu nyine nakubwiye ngo amatorero menshi za business nayo zimwe zidashinga z'amatiku ni ukuvuga ngo niyo mpamvu pasiteri arekera uriya muhungu witokeza akavuga amanessence muri kanisa agakora ibyo yishakiye namusohora araba yihombeje abakristo namukoraho araba yirukanye icyacumi namukoraho araba yirukanye umuririmbyi namukoraho araba yirukanye umubyinnyi bita abayumba ubundi nkunda no kubivuga jewe umugabo umwe yaravuze ngo abayumbe na biva ku ijambo ujumbe ni watu ambao wanapeleka ujumbe na abavuga butumwa tiwobye nigisirimba ngo wikoze mu kirere ko hasi numara uzambwire ngo zakwita umuyumbe ni biharamagara n'abantu bahaza amagara yabo kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza abayumbe ntabwo bari ababyina bariya ni ababyinnyi n'aba twabita n'ibisirimberi yes voilà enoki kirifale kubita na ibisirimberi barasirimba rero nibo bariye pasiteri yanga gukoraho ukabona ikanisa rihoramwo amadega n'udusha ugasanga abantu ntibakibwiriza basigaye bashaka kuza kumva amastori iyo baga banavuga n'amastori y'ukuri yo kubesha bagakoreramo ibitendo biteye isoni kubazeri uwogarura nk'abari abapasiteri bapfuyeho hambere bakera ukabazana ubundi ukabereka ikanisa uko rimeze ubu bavuga ngo iri ni ikanisa ni ikibazo gikomeye amara ngo social media ikindi tutarava hari ibintu ngo babashize kuri social media ninde wababwiye ngo mubikore si mwebwe ntimuzi ko ihari itwararike menye ibyo uvuga n'ibyo kuko ijambo utaye hasi ijambo uvuze kubera izi social media zizaribika n'abuzukuruza bawe bazabibona bazahita bavuga ngo sogokuru nta bwenge yagira reba ibyo yikoraga imbere y'abantu sogokuru yari igifu yavugaga amanassense mu gatuti sogokuru ntiyarakijijwe bazabibona nibashaka nico kibi sasa cy'intuze cy'iterambere kandi twese ku isi tubibonera rimwe umugabo umwe yaravuze ngo iyo ufunguye akanwa kawe ukavuga muri public uba uvuze ngo nimusome ubwonko bwaje uko bungana ni mu bupime ni mu buhi uburemere noneho urabasha ukavuga ibintu bifuye ubu ikindi abantu nabo isi yaraduhinduye nta bantu bakicumva ubwenge usigaye uzana topic irimo ubwenge amakritike ntibagikunda ubwenge kuko burabarusha gutekereza basigaye bakunda ibintu gusa biraho bya nabyita
ibintu bya betize gusa. Abo nyine abantu bari mu betize tu nizo zibashimisha. Ibintu by'ubwenge ntibashaka kubyumva. Ubwenge buri kuremerera abantu, ntibashaka kumva ubwenge, barashaka koroshya bumva ibintu bifite akamaro bwabo. n'ibintu bigiriye abantu akamaro usanga ari bake babinabireba, ntibinarebwa cyane. Kare uzazane topic utashizeho content kitiyubashye. Kandi hari abantu nabo bazi kubikora neza, mbese babyitabiriye, nawe akamagenda akareba bya bindi bari buze kumutera imijugujugu bavuga ari benshi. Twabibonye. Ahubwo umuntu ahita abibona, uhita ubona amakomenti, ukabona nyine abashabiki. Ariko shiraho ikintu cy'ubwenge, shiraho ikintu ngiye kwigisha abantu iterambere n'ibiki. Abantu bose baba iterambere, mbese twese ubu turi kuri same level, nikako bimeze. Abantu bose mbese babaye banajua, baranyuzwe, mbese kuba afite YouTube muri telefone, kuba afitemo WhatsApp, kuba afitemo ubwenge bwarabonetse, nta bundi ashaka. Abantu ntibagisoma ibitabo, abantu ntibagishaka amakuru, abantu ntibagishaka abandi bababwira. Ntawe ukicumva dogiteri nta gaciro akigira imbere ye, umwarimu ntakigira agaciro, umurusha ufite icyo amurusha, umu businessman nta gaciro. Ubu ngubu abantu bose bigize bararinganiye kubera ko bafite muri telefone, ariko usanga zajiga ari ntoya cyane. Kugira basome ibitabo bige, bumva abandi. Kera habaga amaranka y'abantu, dogiteri, metre, ibiki. Ubu nyine reka da, dogiteri aravuga ukagira ngo cyangwa yinjira nk'ahantu ngo kandi n'umuntu wagiye akafata igihe akora ubushakashatsi, arabyigira, arabiminuriza. Ariko ubu amafaranga yegereye abantu bose, ni ukuvuga ngo ufite ifaranga, niba pasiteri umurusha ifaranga, utanga icyatsi kumurusha, ubu uramuha n'ibitekerezo n'icyo ukora, arihangana nyine agere nta kundi. Yego, urakoze cyane. Reka twihute tugana ku musozo. None bino bintu ubona umuti wabyo ari ibihe? Kubera ko baruvuze ngo hari abantu social media yagiye promotinga kubera ko ari aba influencer, kubera impamvu runaka, wenda bitewe n'uko wenda bamwiyumvamo, cyangwa avuga ibintu bisekeje, cyangwa avuga ibintu bituma bizamura amarangamutima y'abantu. Hakaba n'abandi bari bazi amagambo y'ukuri, cyangwa abantu baryamanye ubuhanga bwinshi bw'ijambo ry'Imana, batahawe umwanya, aribo babandi bavuze ngo bacecetse. Aho turi mu kubona byinshi bikorwa, ari abantu bakora amakore, bari abaririmbyi, ugasanga batangiye ama YouTube channel yabo yo kuvuga inkuru zisanzwe, ugasanga ni abakozi b'Imana ariko bagiye mu bihabanye n'umwuga bakora mu itorero. Tuvuge wenda niba rusanga uri umuramyi mu ikanisa, ntuvuze kuramya igihe mu byo kubaka ingo utari wanubaka ukimara ukwezi cyangwa umwaka. Sinzi niba wenda ari njye ubibona njyenyine mu mboni zanjye, ariko ugasanga abantu bihutiye gushakisha ibitwara amarangamutima y'abantu, ariko ntibashaka ikintu kibegereza Imana kandi ari abakozi b'Imana. Ndagira ngo ibyo tuze gushaka umuti wabyo, kugira ngo abantu baze kubarizwa mu kintu turwana uru rugamba rwo kuvuga ngo abantu babikora nabi, ibikorwa nabi. Nakunze umunyamakuru twakoranye ikiganiro hano, yitwa Joel wija, afite ikinyamakuru cyandika mu Rwanda cyitwa Iyobokamana TV, akagira n'Iyobokamana .Rwanda, mugani wiwe. Ni ikinyamakuru gikomeye cyane cyandika amakuru y'Iyobokamana. Aravuga ngo dufite ikibazo cy'abapastori benshi bagiye bakora amagurupe za WhatsApp bijyanye n'amatorero n'inshuti zabo, ugasanga abapastori baburiye umwanya abakristo babo, ariko babonera umwanya wa Zoom w'abantu batazwi yahurije mu rubuga rumwe. Aravuga ati iki kintu kiri mu kugwa abakozi b'Imana benshi, n'amafaranga yabo ba Zoom batanze ntagere mu itorero, kubera ko ari hakura amafaranga menshi, akaba ari afata umwanya munini kuruta abandi bamushaka, akamushyiraho rendezvous, akamara amezi n'amezi atabona pastor, ariko pastor atashobora kuburira umuntu wa Zoom umwanya. Iryo jambo yararivuze kandi numva dusanga ariko bimeze. None ibi bintu byose biri mu matorero ni gute tubikemura? Abantu ejo bundi bikomye bano ba Unity Church bigeze kuza, rero bacahari baragenda bavuga bakati aba nabo baje gushira hanze abantu, baje
baje gusebya no kuvuga n'aba bantu none ibi bintu birakemuka gute ko turi mu rugamba rumeze gutya ese ababihagazemo kugira ngo bikorwe neza bikosorwe badafite titire niko navuga badafite wenda n'ubatumye ariko ari umutwaro kugira ngo ibi bintu bikorwe neza niba ari ubutumwa mu matorero aya masosho media dufite mu matorero tuyakoreshe neza twe kuyabyazamo intambara hari intambara imwe nigeze kubona umuntu umwe yigeze kumbwira arambwira ngo baciye kamera yari ari muri Kenya ngo hari kanisa baciyemo kamera ngo zitapfa kwinjiramo ngo kubera umushumba akeneye ko ngo inyigisho ze zazica kuri channel yiwe y'ikanisa kugira ngo zidaca ku zindi noneho arambwira ati noneho ibintu biri nangahe biteye ubwoba noneho ntakereza nyine ko n'ahantu henshi batangiye kugira bene izo ntambara zikomeye none ibi bintu biragenda gute birakemuka gute mu mboni zawe urakoze hari ijambo wavuze uravuga ngo navuze ibintu byinshi ariko oya ariko nabikotinze hari umuntu wabikotinze mu kintu kimwe titwabivu idonido byose hari ijambo wavuze uravuga ngo umugabo umwe baramubajije ngo niki cyotuma isi imera neza yosubira neza nkambere avuga ngo ukiye kugaca internet n'ibiki n'amafaranga ndumva kimwe nico hari ibintu twotanga nka suggestion y'igisubizo cy'ibi bintu tudafite twebwe haje nawe n'undi tudashoboye hari ibindi twoshobora ariko apanaje nawe gusa abandi bantu benshi babyumvishije ibyo tutoshobora rero nuko guca internet ikindi yavuze ngo kugira gutera amafaranga ntibzoshoboka ariko nibyo byari kuba byiza nubwo byodindiza kandi gajyaterambere nyuma icya kabiri nuko abantu bakumva ko umugabo yaravuze ngo isi ntago yagizwe mbi n'abantu bakora ibibi isi iba mbi kubera yuko abakora ibibi bari kubikora babandi beza barebera ntibababwire cyangwa babacaye rero bya bindi navuze abanyabwenge nibaceceka abaswa bazatuyobora kandi baturindagize abanyabwenge nibahaguruke bacahe ibibi gute niba ari mu itorero harimo abapasiteri bari abakondigiteri batigeze biga doctrine z'ikanisa batigeze biga discipline z'ikanisa batigeze biga umukristo niki kabo bose baja kwitaba abo kuri Zoom nkuko bivuze akamenya mwe ntamaye tibafite ishaka ry'umurimo w'Imana ta muhamagaro barihamagaye abandi bahamagawe na bene wabo abandi babikoze kubera ko ari business abandi barabikoze ngo naje ndakuze ngomba kugira ikanisa abandi yateye haleluya kabiri yikirize pasiteri ati naje abantu baranyobotse bazanyumva abantu baze bakora ikanisa cyangwa bayobora ikanisa ruko bahamagawe kandi bafitiye mu Rwanda narabikunze cyane nabyo umuntu wese udafite lisansi umuntu wese utarize theology ese kubera ko umuntu utarize ataje muri banki ngo aje gutanga amafaranga cyangwa aje kurigisha ariko umuntu kuki twumva iby'Imana ibyo zobamo ubuswa gusa kubera ko umuntu avuga ngo jewe nigeze kuyobora ikorali cyangwa ndi umunyamuka izafatwa n'umwuka ngo mbaye pasiteri n'iby'Imana nabyo bigomba kugira ubumenyi busanzwe kuko turadiringa n'abantu basanzwe bafite ubwenge busanzwe agomba kuba afite ubumenyi bwa theology ni ikuru nk'ayandi ni nkuko kwiga geography ni nkuko kwiga science politique ni nkuko kwiga chimie ukamenya ibyo wankadira abantu ukamenya imyitwarire y'abantu utiza abantu rero zatekereza sinize ntago nize theology ariko zatekereza ko none isomo rinini ribamo muri theology no kwiga imyitwarire n'amakarakiteri z'abantu kugira ngo umuntu mukonvenke umushugire umukristo umugire umuyoboke wawe umuhindura imyizere nazobwiriza umuntu gute utazi umuntu cyari cyo utazi ko umutreatinga utazi umuha agaciro utazi wotunga inka gute utayihaye ubwatsi witegamwe amatanga nawe
wozirika ingantirishe wamara ukayitegamo ngo iraguha umusukamo ungana gute. So abantu ntibahindure, ikanisa barihindure, ndavuga social media mu ikanisa, ibyo bintu bizacika. Pasiteri naza ari umunyamahame ukurikiza amahame ya Bibiliya udakeneye gucuruza, nta muntu uzagura. Ari amakanisa amwe pe, nubwo tuba ducambura amakanisa, hari amwe umuntu atopfa kwitokeza. Izi kanisa neza kugira ngo ushime uza wandika bagasoma, iyo basanze wanditse upfuye ntibazasoma ubwo rwandiko rwawe. Nubwo tuvuga gutyo hari amakanisa amwe ari serious kabisa, ariko ni make. Ikindi kizakimwe gupfa gufungura ikanisa gusa kuba abe n'iduka ushaka license. Keka wenda kiriya muri Kongo iri iwacu niho ibibazo byabaye, umuntu agacuruza uko yiboneye nta gitasi ntaki, ariko nabo bazabanyaga mu nzira da byibuse abana batagisa. Urumva ikindi icya gatatu wenda hano niboye kumva ko niba afite telefone uyu munsi nobyuka ngakora YouTube, nta bumenyi ngiye kuhajana, ntacyo ngiye gifasha abantu, ahubwo mpajanye uburozi n'ubwenge buke butuma abantu bansoma. Erega abantu aba famous kubera ubugogi. Hari umuntu ushinga YouTube kugira gusa ngo azo wenda sindabona bigera mu bantu benshi, ariko kugira ngo aje kuvuga ubusa, aje kwerekana ubusa, aje urukoza soni. Uziko ari YouTube z'urukoza soni. Abantu rero ureke kuzuka uyu munsi ngo niwumvaga content kamwe biza bishira, uzugenda bigashira. Ikindi mbona kizamara ibi bintu si ni cyanyiri bihe ni cy'Imana ni ibihe. Uko ibi bihe byaje abantu bazoro bahararuke bishire, niko nzatekereza. Garuka biveho, yego bazabihararuka, bazabiha mu matwi bishire, bizafata igihe bishire, wenda tuje mu bindi, niba bizaba ari byiza, niba bizaba ari bibi, cyangwa abantu barambirwe nyine bazabarambirwa bareke. Gusa ikibazo kiba gihari kandi kibabaje nuko hari igihe ibintu biri mu gukomeretsa bigakora ku marangamutima y'abantu, ugasanga byisha umuntu indani kubera amagambo bamuvuzeho. Kera umuntu yaragwaga, umuntu akaba yamubyutsa, ariko ubu nyine umuntu asigaye agwa bikaba inkuru bikajya kuvugwa. Nuko babicuruza, nuko ari igicuruza. Kera ntaho bajaga kubicuruza. Hari indirimbo bagazaririmba ngo ndacuruza gusenga nunguke kunyugwa, nkuko uko amari byose. Ubu nyine turacuruza amagambo, turacuruza abandi. Turacuruza inkuru z'abandi bantu. Ducuruza kuri YouTube tukunguka amatiku, tukunguka ibitusi, tukunguka ibiki. Wewe abantu basigaye birukanka no umuntu yapfuye bakavuga ibintu bitabaho. Biriya bya Pastor Eugene, Theogene. Umuntu akamahimba ngo Theogene ngo mwari muzi ko hari abana yasize ngo ibiki ibintu nk'ibyo. Ubwo ni urugero rumwe ntanze. Kandi muri community zose biriho. Ubu nyine ubukwe buri mu gupfa, abantu bakama tubonye. Ubu niyo nkuru igezweho, ubu nyine amakwe yapfa. Nibyo biganiro biri kuri YouTube ubu nyine hanze. Ninga umugabo w'umuturanyi kundagaza yishimira ibyapfa by'inka za mugenzi we. Nk'umugabo gito nyine hari abagabo bazayifuza ngo inka yapfuye tubonye imboga kandi. Urumva ubu nyine n'abantu basigaye bifuriza ko abandi amakwe apfa kugira ngo babone inkuru. Nabyo byoba amakuru kuko byari bisanzwe, ariko tugiye tubikaza ukuntu tukama tubikwankira, tugashaka kubigira ukundi kuntu tukabisiga. Usigaye wamubona abantu bavuga ngo wa mukobwa kandi hari ukuntu akubita title y'intuzi ukabona iwe yaguye ku mboga yafashwe mu mutego. Arishimye, ariko sibyo byagakwiye kubaho. Ni ukuvuga ngo ikinyabupfura cyarashize, ni ukuvuga ngo ibanga ryarashize, ukuvuga ngo ubu nyine umugabo umwe yabwiye undi ngo se ngo igisirikare kimeze gutira haruguru, aramubwira ngo cyarashize ntihasigaye cyo gukozanya isoni. Urumva natwe ni ukuri ubupfura bwarashize, hasigaye gukozanya isoni gusa. Ntawe ukibikira undi ibanga ndaryumva numva yari ikibi, nkajya gukubitamo story
nkaba mbonye ama-views ubu basigaye babyita ngo ni ama-views naje ndi umu youtubers hari ibintu bitera curiosity ariko at least dushiremo etiketi y'abanyamakuru y'ubunyamakuru izemo byibuze umunyamakuru kujya nubwo bashiramo bya somehow ariko bavuga ibintu bifite fact kandi by'ukuri nta nubwo inkuru isebanya bayemera kuri radio iri profession tugerageza tube profession. aho se ntiwaba biterwa nuko nta muntu ukontorora YouTube ku buryo umuntu wese abyuka igitondo kimwe akaba yakora uko abyumva nuko abitekereje nabivuze ntagaruriro rya YouTube umuntu ashobora kuba ari mu Rwanda nubwo avuze ko mu Rwanda barabikontorora ariko noneho ndi umunyarwanda ndi hano muri Amerika shaka kwandagaza uri mu Rwanda no kumutuka ntategeko ryo mu Rwanda ryakwambukiranye ngo rize kumufunga hano wenda keka asubiye atari crime atari icyaha wenda kirabira byaha bya crime hari byambukiranye imipaka naho kuvuga ngo natusa umuntu bikisinzi ko boza gufunga umuntu so ntagaruriro nubwo bogerageza gukumira bari mu Rwanda ariko ahandi hari n'ibindi bitari ugutukana ariko bitiyubashye hari ibindi bitiyubashye ikindi kurwanira muri kanisa ko kutabivugaho ibyo nangiye kukubaza ngo aricyo dusorezaho kandi bagafotora twigeze kubona itorero rimwe n'igisenyi harya sinzi ahantu Gisenyi tubona bari kubishira ku mbuga nkoranyambaga byabaye mu makuru ukabona nyine biteye ubwoba biteye agahinda kuvuga ngo byonyine umuntu arafotoye yohereje undi bigeze kuri YouTube bigusanze ahantu wicaye mu nzu itorero ryagize ibibazo ukajya kurishira ku karubanda biteye ubwoba sinzi hamwe mvuze gutyo mugira ngo ndarengereye nuko bimwe nyine ataba ari amatorero simvuze ngo ririya ntiryari itorero ariko bimwe nyine ntaba kuko itorero rya Kristo hari amatorero y'abantu hakaba n'amatorero ya Kristo amatorero y'abantu bazoza bayagwaniramo bazoza bayakoreramo ibi ariko itorero rya Kristo azaririnda iki kibazo nereka gisorezeho nicyo turangirizaho intambara y'amatorero n'abayutubers uyibona gute kuko nayo imaze kuba nayo hari abantu benshi bagiye bavuga ko itoroshe ku mpamvu z'uko basigaye basaba nyine batanga ibyemezo kugira ngo bemere kuzana kamera mu itorero ugasanga byabaye intambara zikomeye kandi wenda abantu bafite ama YouTube yigenga aruta yo mu ikanisa noneho bakagufasha kuba wakwamamaza ubutumwa. Ndashimira cyane Foursquare na hariya muri Calvary hari amatorero menshi nyine agenda yemerera abantu bakamenya gusa umurongo bakoreramo ko bakora mu murongo wa gospel ntibapfa kwemera ibinyamakuru byose bijya byose ngo byije ariko bareba abantu bakora nyine izi za YouTubers z'aba gospel ariko kandi hari indi ntambara yadutse kuvuga ngo paka bice kuri jya ikanisa ntidushaka ko content y'ikanisa isohoka ku zindi mbuga nkoranyambaga ubibona ute? Hari n'umuntu wamamagaye muri Kenya ko naho byatangiye kuhaba hari amatora amwe batakicinjizamo kamera z'ahandi mu buryo bubiri itorero ngo ni ukwiba views no gucuruza views. Itorero hari ukuntu biragoye cyane kuko bimwe nyine si itorero ariko kandi nabo ndaja no mu ruhande rwabo hamwe reka ntange ni ukuvuga ngo niba ari itorero rikaba rifite amahame yabo bagendera bakavuga ati natwe iyo channel turayifite bizaca turihagije ese kuki bikorera kamera ukaja mu itorero wagiye ahandi cyangwa ukazahamagara umushumba niba ari ushaka kumubaza niba badashaka ko ubwo n'uburenganzira bwabo kutinjizamo indi kamera wowe ushobora kuza
ufite intego yo kuza gufata umuntu wayura kandi bose babikeneye kandi bo nibabona umuntu ariko baba bakuzi ntabwo upfa kujyamo gusa utabanje gusaba uburenganzira no kubibwira ngo bamenye n'ibyo ukora kumenya cyane akagukingura ariko wewe kuko uri umucuruzi uje gucuruza cyangwa uje gukora ibya YouTube ukaba wafata kanti bo badakeneye aho ni ku ruhande rwawe yego uravuga ko ubyumva nta kibazo yego so aho ngaho bafite uburenganzira 100% ni kuko waje mu rugo rw'umuntu ukamubwira ati fata intuze ntabwo biba byemewe batakwemereye atagwaye gusinye content nako ntuza consent udafite consent ntabwo wabikora so icya kabiri ngaruke ku ruhande ese wewe niba wabishije kuri YouTube yawe ibyo afata ko ari byo mufata bimwe ibihabera ko ari bimwe wewe pastor uramwimira iki niba ntacyo wikeka niba nta kindi wongeraho cyawe kandi wenda afite na audience nini utabona niyo mu ikanisa wewe uzubona ibihumbi 10 ariko wenda niba haye wenda tuvuge Turino wenda reka ntango urugero rwanje wenda kurikiranwa n'ibihumbi 100 kubera ko wanga ko ibihumbi 90 bisigaye bikureba bibona ubwo butumwa niba nawe atari ugucuruza ukeneye kugira ngo iyawe itajaga hasi babikurikirane hari reka abandi baze umuhe consent umubwire umuhe ibyo atagomba kukuja beyond cyangwa se gushiramwo bitari ngombwa ariko mudahera bakunda kuvuga ngo ntashaka hari igihe mudahera ngo asigaye abyiyama ngo ntihakagire umuntu umushiraho titira atavuzeho ibyo ni sawa yego ibyo ubizi ureke gukabya hari ukuntu nibaza bava mu mudaheranwa arabirangije ngo arabihuhuye mu mudaheranwa ngo akubitiye mu gafuka kandi icyo kigeza kivugaho barababaze ibintu nk'ibyo banga ko mubashiriraho nyine tanga amakuru yatanze niba waje gushaka amakuru mu itorero niba ari amakuru niba ari ukwamamaza namwe mube honest ariko kandi hari abapasiteri nabo numva nigeze no kubyumva igihe nari muri Kenya akamaya ngo Amerika ndagira n'ubundi bahandi barabibona nawe ufata n'ibyo bafata tanga consent ugire imirongo ntarengwa ariko ureke kwimana nawe uzokenera abanyamakuru kuko uzagukoresha perezida ni nyiri gihugu kandi abakirimo bose ama media ari international nari local cyangwa yo mu gihugu iyo yujuje ibisabwa azabemerera ariko akaba no gukurikirana uba ufite icyandiko kikwemerera nawe azuvugane nawe ariko ureke kwimana intuza content ikindi ndabo bariyima nuvuga ngo wemera abanyamakuru benshi iyo kabisa n'ukuri iyo numva kandi ritera imbere kurusha abantu barimenya cyane kurusha ni bari kurikorera publicity kandi abantu bararikurikirana hari n'ijambo rigera kuri benshi niba ntasenze wenda ndi mu ngendo cyangwa nyine ku mpamvu runaka ariko nkavuga ati reka aje kuri YouTube ndebe wenda ko kuri Foursquare sinema vari bumvuze cyangwa ndebe Zion ndebe n'aya makanisa yandi mato hari kanisa ry'iwacu iri akitengera ryitwa bigira nayo life ryitwa apostolic kareba hari ngiye mbwira umuntu tugura umuntu babwirije kubera iki yarengeje iminota cyangwa kubera iki batamwongeye ko yazavuga ijambo ryiza uramushitsi ibintu nk'ibyo tugenda tureba nundi nawe akareba iwabo nundi akareba iwabo rero hari igihe ntareba kuri kiriya ndabisanga kuri iriya ikanisa ngahita mbona kundi mwana ufite YouTube channel iyo byibutse akaba ariho ndebera kandi kabona niba ufite nka image nziza wenda cyangwa iwe yakamera aho shaka hariya mu bantu undi we ikanisa wenda iyo kamera yayifokasinze gusa kuhawirira ariko cyangwa ni kanisa ryafashe service yose we nundi wenda tuvuge urugero nk'iwacu films usanga wenda yafashe nk'ijambo rya mudaheranwa ugasanga umuhanyi nawe yatanze irindi jambo wenda undi muntu yabwirije ntiyafashe ijya service yose undi yafashe no guhimbaza ugasanga abantu babire na kwa kundi twavuze buri cyane bifite abafana bayo kera akabarahuye muri rya kanisa ahaye n'abandi batari kumenya n'aya cano y'ikanisa
yego nibyo ibyo nabyo imiti bikaza biyobagiza ko bibafasha ariko kandi abanyamakuru nabo hari igihe baza gufata bashaka impamvu guhindura cyangwa gukabya niyo mpamvu hagomba kuba consent hagati y'abakameramani na nyirikanisa sinzi niba hari ubutumwa buto watanga kugira ngo dusoze ubutumwa nabutanga sinosoza ntavuze ni ukuri nubwo turi bumuhe b'imperuka birusha ariko tugerageze twibuke ko umunsi umwe ibyo dukora tuzobibazwa waba uri mu itorero waba uri inyuma yaryo hari umunsi w'urubanza kandi iby'Imana ntibiza bikinishwa Imana izatubaza buri kintu cyose izavuga ngo icyo wumvishije izakikubaza kandi iravuga ngo musenge mukuri no mu mwuka kandi mugire umwuka uyoborwa n'ubwenge ubwenge nibwo buza butegeka umwuka kuko umwuka ni nk'umuriro ni ikibatsi rero ubwenge umwuka uri mu ubwenge niwe mwiza umwuka ntiwo gutuma ngo unezerwa kubera ko uri mu yindi si n'andi ma emosiyo ngogenda ngo kubita amahenika ngogenda utembagare ngogenda ukandagire ku ntebe uyivune ngogenda ngo uvuge ngo usheganye ku kiki utuka abakecuru utuka abasaza umwe aribo mbona baza batunga abakecuru ibi bintu byose tuzobibazwa Imana izakubwira ngo nagwaye umwuka ariko nguhana n'ubwenge nagwaye n'ubwenge nitwubahe ikanisa twubaha abashumba nabo bareke gukora ikanisa bizinesi bakuremo ngo nje ikanisa ryaje ngo bavuge ko mugira amafaranga ara kuri YouTube ngo kandi ngira abakristo benshi ngo nshizemo YouTube ngo naje nyoza mbona ayo mafaranga amafaranga ni meza ni ikanisa rigyogira bizinesi pe hari amakanisa agira amashuri hari amakanisa agira ibitaro kandi abantu baza kwivuza bagatanga amafaranga baza kwigira bagatanga amafaranga kora business isobanutse nyine uteza abakristo imbere ariko pana bene utuntu two gupfunyengeza turaho tibigutware n'ubwenge ngo bigutware n'umwanya intama aba ari ikintu aba ari umushinga nyine w'ikanisa mwiza usobanutse rero twiyubare dukora ibyo dukora ama YouTube yacu social media tuyikoreshe neza ariko titume tuja kurogotwa no kuvuga ibintu bitari byo bibahutse gutukana n'ibintu bitari by'umuco kuko tuzabibazwa byose kandi niba utazagirwa n'amahirwe kuja mu ijuru n'umutima wawe hano ku isi uzabikubaza murakoze cyane ndumva ari ibyo nabwira abantu murakoze cyane reka tubashimire kandi Imana ibahe umugisha ku mwanya wanyu muduhaye Imana ibagire neza murakoze cyane kuko kiri ikintu gikomeye cyane tuzagenda tukiganiraho n'abantu benshi batandukanye kugira ngo tuze kumenya tuze kwiga social media kugeza igihe abantu babashe kumenya uburyo bagomba kuyikoresha nta gupfa kwaduka ngo upfe kuvuga uko ushaka mu itorero mu materaniro cyangwa ngo usange ushatse gutanga ubuhamya bugiye guseseretsa abantu cyangwa ugiye kuvuga amakuru atari ngombwa kuko iyi si isigaye ikurikira buri kintu cyose kugira ngo abantu barusheho kumenya uburyo bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo kugira ngo ubutumwa buri ngombwa butambuke kuruta wenda gutanga ibitagize umumaro kandi n'abantu nabo tubashishikariza gukunda Imana kureba ibibafitiye umumaro kuruta ibibatakariza umwanya ubu Satani yagiye ategura utuntu tuturyoherwa n'utunyunyuzwa mugani w'abantu bajya bavuga abantu bagatinda ku tuntu tw'ubusabusa ariko ibintu byubaka ugasanga ntibabireba ntibabifitiye umwanya ariko kandi twitwa ngo turi abana b'Imana turi abakristo turi kujya mu ijuru tugomba kwirinda ibiturangaza tukareba ibidufitiye umumaro kugira ngo bitwubake kuri YouTube hari inyigisho nziza kuri YouTube hari ibintu byinshi bikubaka kuri izi mbuga nkoranyambaga hari amagambo meza hari amagambo agukomeza hari amagambo aguha motivation mbese ibintu byiza ariko kubera ko Satani adashaka abantu batera imbere ahubwo arashaka kubagumisha muri twa tuntu dutuma baguma kuzunguruka ahantu hamwe batabasha gutera imbere rero Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza
reka mbashimire dusoza niba hari irindi jambo rito wavuga kugira ngo turangize. Ndumva nta kindi mfite navuga ni ukubashimira hanyuma bazakurikirana ikiganiro Imana izabagirire neza babashe kumva. Nanjye wabivuga ntabwo nkiranutse cyane ariko wa mugore umwe yaravuze ngo ndababwiriza nanjye mpanyibwira. Ubwo nanjye nabwo ndibwira kuko ntabwo ni perfect kuri byose ariko tugerageze ni ukuri dusubire ubumuntu tuba abantu. Yego Imana ibahe umugisha. Dushimiye abantu twabanye. Imana ibagire neza. Reka tubasiremo indirimbo ivuga ngo Imana ntabwo ari umuntu. Mama